ibihe byiza kuri wo duteze yombi. Ikaze mu kiganiro ubuzima bwacu cy'uyu munsi ucyumva buri wa kane mu masaha nk'aya, aho twumvira kuri FM 104.9 ukaba ugitegurirwa nanjye Byavu Rachel. Mu kiganiro cy'uyu munsi turaganira ku ndwara yitwa hysteri mu ndimi z'amahanga. Hari n'abandi bayita iy'urukundo, yewe abandi bakavuga ko ari akadege. Ngo hari ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi uri kumva. Nitwa Byavu Rachel. Hysteri ni indwara ikunze kwibasira abangavu, ikaba igira ibimenyetso bishobora kugaragarira amaso ya muntu, ariko nanone ni indwara ifite aho ihuriye n'imitekerereze. Muri iki kiganiro turi kumwe n'Uwiringiyimana Emmanuel, n'umujyanama mu buzima bwo mu mutwe. Aratangira asobanura hysteri. Ni indwara imaze igihe kinini izwi, ariko abagiye bayikoraho ubushakashatsi cyane bamenyekanye n'uwitwa Sigmund Freud. Ariko ubundi hysteria hari uburyo navuga mu buryo bwo gukura amagambo ku nkomoko, nkaba navuga ngo ni ijambo riva ku ijambo ryo mu kigereki rivuga hystera, rivuga nyababyeyi. Iterisi sinzi riba ari byo nyababyeyi mu Kinyarwanda, ariko ngira ngo niyo nyababyeyi mu Kinyarwanda. Rero hysteria bivuze ko ni indwara ifitanye isano cyane n'igitsina gore, ariyo mpamvu nyine ifite iryo zina riganisha kuri nyababyeyi y'umugore. Ni indwara rero urebye y'amarangamutima, ariko yigaragaza mu buryo bw'umubiri. Reka nse n'ubibyitsaho cyane, ni indwara yo mu mutwe ikomoka ku bikomere byo mu mutwe byo mu mateka y'umuntu, ariko byajya kwigaragaza bikigaragaza mu buryo bw'uburibwe cyangwa se bw'imikorere itari myiza y'umubiri. Hari abajya bayitiranya n'indwara ziri neurologique, indwara z'imyakura, kuko ni indwara yigaragaza mu bimenyetso by'igice cy'umubiri kiba kitarimo gikora neza, nyamara mu by'ukuri atari cyo kirwaye, ahubwo ikibazo kirimo kiva mu ntekerezo, mu buzima bw'umurwayi. Nta muhungu cyangwa se sinagabo cyarwara indwara none wajemo ibintu bya nyababyeyi. Byo ni indwara 90% ni indwara irwarwa n'abagore, ariko nabo burya mu kigero cy'abantu b'igitsina gore bataragira neza personalite zimaze kujya ku murongo, ni hagati y'imyaka 13 na 19 nibo bakunze kugira iki kibazo cya hysteri. Niyo mpamvu uzasanga nko mu masegonderi ariho dukunze kubona iki kibazo mu bana biga mu wa gatatu kugeza nko mu wa gatanu. Ni indwara rero bundi ifata abagore cyane. Cyo kubiki ifata bundi abakobwa. Iyi ni indwara bundi iganisha ku marangamutima, kandi abantu b'igitsina gore Nyagasani yabahaye kubemerera rya muntu. Nyagasani yabahaye ubushobozi bw'amarangamutima yimbitse ari menshi, mu gihe abagabo bo amarangamutima yabo ntago ari menshi ugereranyije n'ay'abagore. Amuje tuvuga ngo hysteria mu Kinyarwanda nta rindi jambo abantu wenda batuye bakoresha. Aha ndatsinzwe pe, ntaryo nzi, kuko hari abajya babyita ngo ni indege, ariko mu by'ukuri ugasanga sibyo, ahubwo iyi ndwara bakayishakira amazina bitewe n'ibyo uyirwaye arimo avuga. Kunze kuvuga se ngo ni y'urukundo, ko sinshaka cyane ko tuyita ngo ni indwara y'urukundo cyangwa ni indwara igendanye n'ayo marangamutima, kuko mu by'ukuri iyo ni imwe, ariko ubundi hysteri yigaragaza mu buryo bwinshi butandukanye. Turebye neza uburyo yigaragaza nibyo byaza kuza kudufasha nk'abanyarwanda gusobanukirwa ngo ese iyi ndwara ni indwara ki. Nkuko nabivugaga, ni indwara y'ibikomere byo mu buzima bwawe biza bikongera kwigaragaza, ariko mu buryo bw'imikorere itari myiza y'umubiri. Hari rero ibimenyetso ikunze kugira, hari nko kuba paralize ku gice kimwe. Kubona mu bushize byarabaye mu Bugesera, abana barwara ibyo bise ngo tetema, ukabona gutambuka byabananiye, amaguru ntago barimo bafasha kuyakoresha neza. Ibi rero yari hysteri. No kuvuga ngo ni indwara iyo mu mutwe, ariko yigaragariza mu mikorere mibi y'ingingo. Umuntu rwose ingingo ukabona ntago akibasha kuzikoresha uko bikwiye. Hari n'igihe yigaragaza mu buryo bwo kubura ijwi cyangwa se ijwi neza, umuntu akagobwa. Urumva rero ntago ndi bubyita indege, kandi abana bakunze kuvuga ngo umuntu arwaye indege ari uko arimo avuga ngo ndashaka runaka, ni ntabona runaka sindi bumere neza. Sibyo? Hari nanone igihe byigaragaza mu buryo bwo guhigiza, umuntu ukagira ngo yarwaye igifu, cyangwa se ugasanga umwana kuvuga byamunaniye karema, ariko uwakunda uwashaka yaza akajwi kakaboneka. Mu kanya yari arimo yandika, abantu babimaze kubimenyera yuko kuvugana nawe ari ugukoresha inyandiko, ariko waza kuza kwitegereza igihe haza uwo yiyumvamo ukabona batangiye kongorera. Uwo yiyumvamo bahuje igitsina cyangwa se kubera ari indwara yihariye cyane cyane ku bagore, urumva hazazamo na cya kintu cyo kwifuza ubwo nyine badahuje igitsina. Kwasa n'abinjira muri geneze yayo, ubundi iterwa n'iki? Ni indwara y'ibikomere umuntu aba yaragize mu gihe cy'ubwana bwe. Ibyo bikomere rero igikunze kuba ikibazo cyane
ni l'attention. Umwana yitaweho akiri mutoya mu gihe yari ari ku myaka ye kuva akivuka kugera ku myaka 11. Uyu mwana yabaye hate, bamuhaye urukundo. Rwa rukundo buriya ni rwo rurera icyizere, rukubaka umwana akagira intekerezo zihamye, akagira personalite itajegajega. Rero iyo muri iriya myaka iri munsi ya 11 kugera kivuka cyangwa kugera kiri no mu nda ya nyina, iyo hagiye habaho gupfobya no kwima agaciro wa mwana, aza kugenda agakurana icyuho, bigatuma ahorana ikibazo mu marangamutima ye. Rwa rukundo yabuze rero, kuko noneho amaze gukura ashobora kururekarama, ashobora kurusaba, umubiri we mu buryo atanateguye urabyerekana, akerekana ko hari umuntu akeneye. Kandi wa muntu yaza ko kukabona umuntu agaruye akajisho, umuntu aratangiye, birakunze. Biterwa n'iki rero? No kuvuga ngo hari ubundi ku busanzwe umuntu agira cyo nakwita memoire, sinzi niba igira ikinyarwanda, cyangwa se ubwonko bwibutsa. Ubu bwonko bwibutsa bugira kushe 3, bugira ibintu nakwita nka escalier 3. Hariho iri munsi iri mu ndiba ya bwa bwonko bwibutsa, niyo twita inconscience. Hakaza n'indi kurikiyeho yitwa subconscious, hakaza niyo twita conscience. None mu bwonko bwibutsa hari igice cyo twita conscience, igice cy'ibyo twibuka biri hafi aho, ku buryo umuntu ashobora kubaza ngo harya runaka yitwa nde, ugahita umubwira yitwa gutya, washyize ka gakoresho twarimo dukoresha, ugahita umubwira uti genda ukarebe hanaha. Aho biri muri conscience. No kuvuga ngo ni cya gice cyo hejuru cya memoire cy'ubwonko bwibutsa dukoresha igihe dushakiye, rwose kiri disponible, turimo dukoresha ku buryo bubangutse. Hakaza n'ikindi cya subconscience, cyo turagikoresha ariko bikadusaba umwanya wo kongera tukajya kukijagajaga tugishakamo amakuru dukeneye. Hakaza n'ikindi cya inconscience, noneho cyo ni igice twe tutekereza ko tutakibasha no kugiraho access, tutakibasha no kujagajaga ngo tugikuremo amakuru, ariko kitigeze kizimira, kiturimo ariko tutakibasha kukontrola, tutakibasha kugenga. Ukibuka ntabwo wabasha kubyibuka ibiri muri conscience. Kiturimo muri izi boîte 3, hari boîte yo hejuru ya conscience twebwe dukoresha igihe dushakiye kandi tuyikoresha neza kandi byihuta. Hakaza na subconscience, cyo tugikoresha iyo twabanje kujagajaga, ugashakisha kagondo uzobona umuntu ahita ahindura isura, arimo avuga ngo ndamwibagiwe ngo ndamwibutse. Sibyo, aho yari ari muri subconscience, kuko biraho ariko ntibireremba nk'ibyo muri conscience, bigutwara imbaraga nyinshi kugira ngo wibuke. Yego. Hakaza rero icyo twise inconscience, nicyo ni ikintu kiri mu bwonko bwawe bwibutsa, ariko kiri kure rimwe na rimwe ushobora no kuba wowe kitajya kinakuzamo, ariko kuko ubwonko bwacu bwabitse bukabika kure, ugereranyije na mashini. Urabibona hari ibyo ufite imbere yawe ukoresha, hari n'ibyo urinda kujya muri search, hakazaho n'ibindi abahanga bo baza bagafata muri bwa bwonko cyangwa se muri cya gice kibika ibya mashini, ugasanga barakikweretse bati ibi bintu byari birimo, ariko wowe ntabwo wabashaka kubibona. No ku bwonko bw'umuntu rero niko bimeze. Iki gice rero tutabasha kwibuka neza, akenshi gikunze kuba kitsindagiyemo amakuru y'ubuto bwacu. Aya makuru y'ubuto bwacu rero agira uruhare cyane mu mikorere, mu myitwarire yacu. Hari igihe rero ya makuru agenda akabyimba, akagomeza kurekarama, ko akagomeza gusaba yuko cya kintu wari ukeneye kigomba byanze bikunze kuboneka. Ya nyota wari ufite, bya bintu washakaga bigomba kuboneka. Niho rero byigaragariza noneho mu buryo butunguranye, bikaza nk'uburwayi, kuko biraza gufata igice cy'umubiri wawe bigipararize, bikibuze gukora neza uko bisanzwe, noneho bize gusaba yuko abantu baguyaguye ubwonko bwawe kugira ngo habeho harmony, habeho mu by'ukuri kunoza neza imikoranire, za boîte 3 zikorane neza. Rero iyi ndwara irakomoka mu buto bwacu, mu bikomere by'ubuto bwacu. No kuvuga ngo iyi ndwara ikomoka kuri ya mateka yacu yo muri enfance, mu buto bwacu. Noneho hakabaho, kuko ikunze kwigaragaza muri adolescence, muri ya myaka umuntu aba gihushye mu bugimbi n'ubwangavu, aho umwana aba ataraba umuntu mukuru ngo bashe kugenga amarangamutima ye yagireho ubushobozi. Ntakiri n'umwana nanone, kuko buriya umuntu uri w'ingimbi n'umwangavu si umwana ariko si n'umuntu. Aha rero ni igihe gikomeye, kuko ni transition, iyo nzibacyuho, icyo kintu kiri hagati y'ubukure n'ubwana, ni ikintu gikunze gutera ibibazo, ama conflict mu buzima bw'umuntu, ariko kiri ngombwa kuko kigomba kubaho.
nawe ubwe ntabwo aba azi ibihari mu by'ukuri, Ntabwo- ntabwo aba azi ati ntabwo ibi aba- bintu biri kumbaho ese byaba biterwa n'iki. Yego. nta makuru aba abifiteho. ntayo rwose. yego. muri rusange ibimenyetso harimo icyo nakwita nk'ubwoba budasobanutse, mu gifaransa babyita fobi. ugasanga umuntu arimo aratinya ikintu ariko kugisobanura mu bundi abandi bakaba babona kidatinyitse. ibi rero ni kimwe mu bimenyetso bya hysteri. hari n'ikindi kimenyetso ari nacyo gikunze kuba kizwi cyane, ni ikimenyetso cyo gukora nabi kw'ingingo, abantu bakabyitiranya n'imyakura, ibi bita neurology, ariko mu by'ukuri ugasanga urugingo nta kibazo rufite ubwarwo, ahubwo amakuru arimo arava mu mutwe. abana bakananirwa gutambuka, intoki zikagagara, umuntu akaba yagagara urutugu, umuntu akaba yagira paralize runaka, ijwi rikabura, ukumva umwana ari kukubwira ati jyewe ntago ndimo basha kubona ku kibaho, kandi nyamara ku kibaho ku busanzwe yahabonaga. wanajya no kwivuza mu buryo bwo kwa muganga w'amaso bagasanga umwana nta kibazo afite cy'amaso. ni ukuvuga ngo haraza kuza gukora imikorere y'urugingo irakora nabi, bibe paralize, ariko biri guterwa n'amakuru arimo ava mu buzima bwe bwo mu mutwe. nari nkubwiye ibyo bimenyetso byigaragaza nka paralize, hari n'ibyo bimenyetso byigaragaza umuntu ashobora kugira urusaku, umuntu ashobora kwiheza, ukabona ko akeneye ko abantu bamuba hafi. ibi rero abana bise ngo ni indege, akenshi ni umwana ufite ibikomere mu mateka ye by'uko atigeze ahabwa urukundo, ababyeyi be ntibamube hafi, umuryango ntumube hafi. noneho kuko atangiye kujya mu gihe cyo gukura no kuba umwana, umubiri we ukaganzwa n'ayo marangamutima, noneho akifuza byanze bikunze ko abona umuntu ashaka. bwa bwonko bwibutsa bwacu bukamutegeka ngo oya, ukeneye umuntu nawe uba hafi yawe kuko uramushaka. cyagiye waramushatse ntiwamubona, ntibanabibona ko umushaka, ariko ubu noneho wamaze gukura ushobora kubikora mu buryo bwo kwirevoluta, mu buryo bwo kwigaragambya. ubwonko bwacu buri wigaragambya, ubu noneho bugakoresha umubiri abantu bagakeka ko urwaye, ariko mu by'ukuri utarwaye. hari abantu bavuga bati arimo arigira ibiki, arimo arigira ibiki, ibintu nk'ibyo ngibyo. ariko akenshi buryo uzarebe abavuga ngo arimo arigira ibiki, byibuze abo bana banye ko hari ikibazo nubwo babona kidakomeye, sibyo? ariko noneho mu isi ya kera niyo mu cyaro y'uyu munsi, mu myaka yashize, ariko hari naho uyu munsi bakibifata nk'uko ngiye kubivuga. hari ababitekereza ko ari amadayimoni, bakavuga ngo uriya mwana amagini yamufashe mu maguru ntabwo abasha kugenda. uzanabibona abapasiteri bamwe bakunze kubiprofita mu kwamamaza ntuze ibyo bita ngo ni ibitangaza bitari byo, bakamusengera akaba arahagurutse. oya, nicyo cya kibazo nakubwiraga. mu by'ukuri amaguru ye nta kibazo afite, ikibazo kiri mu mutwe. noneho mwamushyira muri mudu kuko umuntu agahaguruka, ariko urumva abantu baratekereza ko birukana amadayimoni, ariko nta madayimoni ahari, ahubwo ni bwa bwonko bwe bwibutsa bwigaragambije. abarwaye hysteri, abarwayi ba hysteri ni iyo ndwara abarwaye rwose, nta bindi bintu abarwaye rwose, nta bindi. nibakubwira ngo runaka ntiyagendaga none bamukoze haragenda, oya, nta kindi, niyo hysteri. wa muntu rero afite ibimenyetso yego mwatubwiye, yewe bishobora kuba hari n'ibindi, wenda ntabwo mwabitubwira byose. yego, n'ubundi iyi ni indwara ifite taburo irivariye, ni indwara ifite ibimenyetso bigiye bitandukanye. kwa muganga barabizi, iyo tuvuze ngo taburo variye nyine ni ukuvuga ngo ni indwara yigaragaza muri forume nyinshi zitandukanye. yego. umuntu rero yamufasha ate wamurwaye? iyo umaze kubona umwana, cyangwa se kubera bikunze kugira abana n'abantu b'igitsina gore, umuntu atangiye kubura ijwi, umuntu atangiye kugagara, kuko mu bimenyetso navuze n'iki cyo kugagara tucyongeremo ni ikimenyetso gikomeye. umuntu akagaragara nk'urwaye igicuri, ariko mu by'ukuri atari igicuri. ni nayo mpamvu bavuga ngo amagini iwabo baramuhondagura, ngo akamutura hasi. mu by'ukuri ntabwo kiba ari igicuri, nta nubwo aba ari amagini, ni ya hysteri. ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere gikwiye gukorwa nuko n'umuntu akwiye kujyanwa kwa muganga. kwa muganga nabyo birashoboka ko umuganga yaba adafite amakuru ku burwayi bwo mu mutwe, kuko abaganga bose ntabwo bize uburyo uburwayi bwo mu mutwe. hakwiye kubaho transferi, bakamukuraho bakamujyana kugeza aho umurwayi agereye ku muntu ushobora kumufasha. abashobora gufasha abantu bafite ibibazo bya hysteri ni abapsikologe n'abapsikiatre, kuko ni ngombwa yuko baba bafite ubushobozi bwo gusesengura amateka y'uyu muntu, kuko inzira yo kuvura uno muntu zikunze kubaho ni hipinoze,
ipinoze ni ukuvuga ni ukwinjira mu bwonko bwibutsa ya inconscience, noneho hari ukuntu muri tekinike zabo bamuganiriza we akagera igihe akivamo akavuga amateka yose uko abivuga, niko muganga amenya aho byapfiriye akamenya aho gukora. Hari n'iyindi tekinike yitwa psychanalyse. Psychanalyse ni ukuvuga iki? Ni uburyo umuganga aganira n'umurwayi ariko baganira ku mateka y'ubuto bwiwe. Ipinoze na psychanalyse ni ibintu bikunze gufasha abantu bafite ibibazo bya hysteri. Ni nabyo uyu Sigmund Freud navugaga, umuhanga cyane uri mu bahanga batumye habaho n'iri somo rya psychology, niko yabivuraga n'uyu munsi kandi biracyatanga umusaruro. Ariko byatumye nibaza se hari imyitwarire ushobora kureba kuri wa mwana wenda atari ibimenyetso, hari imyitwarire ibanziriza bya bimenyetso? Yego, uyu mwana arahushye. Umwana ushobora kubabara cyane ukabona arababara mu buryo burenze ubusanzwe, ukabona n'umwana amarangamutima ye asanzwe n'ubundi atameze neza. Iki ni ikiganiro ubuzima bwacu ukomeje gutega amatwi, uri kucyumva kuri radiyo Isangano yumvikanira ku murongo wa FM 104.9 no kuri application ya Zeno. Muri iki kiganiro turi kumwe n'Uwiringiyimana Emmanuel, umujyanama mu buzima bwo mu mutwe, aravuga ingaruka ziterwa no kutivuza neza hysteri. Deje ikibazo kirahari kuko hysteri ni uburwayi buremereye, ni uburwayi bwo mu mutwe. Ahubwo ubu burwayi bwo mu mutwe bushobora gutera uburwayi bw'umubiri. Bitangira ari ibimenyetso byigaragaje gutyo, ariko umwana tuvuge dufata urugero rw'umwana urwaye hysteri, ariko ikimenyetso cya bwa burwayi bwa hysteri kikaba kigaragaza mu ijwi, ijwi rikabura. None se urumva atavuwe biranashoboka yuko ijwi ryagendera bwo, kuko aratangira abereka ko adakeneye kuvuga kandi koko nta nubwo abishoboye, nta nubwo ari byo arimo yigira. Ashobora kumara igihe rero irya jwi ridasohoka ritanakora, na ya komande ikaba yahagarara mu mutwe ku buryo noneho no kuvuga bikazagera igihe neza bigasinzira. Ashobora kugwa bagaragaza yuko amaguru atarimo abasha gukora neza rya byatetema, atavurwa bikazagera igihe noneho bikabimpamo neza urugingo rugarika gukora kuko n'ubundi rutakoreshwa. Ni indwara ikomeye, ni indwara ikomeye kuko ni indwara inakorana none ku bigendanye n'imitekerereze n'imigirire. Uyu mwana ufite ibibazo bya hysteri akenshi unarebye no mu ishuri ntabakurikira neza, ntaga batsinda neza. Urumva rero ingaruka ni nyinshi, zibiraza gukora ku bigendanye n'ahazaza he kuko biramubuza gutsinda, biraza byamaze kwigaragaza mu buryo bw'umubiri kubera izo paralezi ari kugaragaza, sibyo? Ikindi kandi urumva ubwo abandi begerana bagatsura umubano, umwana agakura azi kubana n'abandi. Urumva niba umwana bamubwiye bati ntabwo dushobora gukundana, akenshi bikunze kubaho gutyo. Umukobwa akaba akunda umuhungu ariko umuhungu akaba atamuha umwanya, atamubonera umwanya. Umwana nakomeza kuba mu bwo burwayi se, urumva bitazanangiza uburyo bw'uruhara azagira muri sosiyete, kuko n'uwari kumukunda azatangira aboneka atari uw'agaciro, kuko se umuntu babwira ko batamubonera umwanya mu buzima, batamukunda, agahora mu bitaro. Urumva atari ikibazo mu buryo buri sosiyale, kandi biraniyagrava. Bishobora gutangira ari cya gifu gisanzwe, nako nta nubwo kiba gisanzwe, arimo agira amahoke, arimo asepfura, akenshi ntibanarya, baba barimo badashaka kurya. Urumva rero bishobora kugera aho noneho n'umubiri nyirizina wose utangira kugira ikibazo. Ese haba hari uruhare rw'umubyeyi mu kwirinda hysteri? Nibyo Uwiringiyimana agarukaho. Tugomba kumenya umuntu agizwe kwanza n'amateka, agizwe n'ibice bitatu by'ingenzi navuga, ariko umuntu yakongeraho n'ibindi. Igice cya mbere gikomeye ni caractère génétique, ni isano y'amaraso. Mu Kinyarwanda baravuga ngo mwene Samusuri avukana isunzu, nta yimiya akabara. Bivuze ngo uko byagenda kose abo turi bo harimo uruhare runini rwaho dukomoka rw'ababyeyi, ari byo bituma umuntu agira personalite ikomeye ishyitse, hakabaho n'abandi bafite personalite nyine ihushye. Iyi na facteur tugomba kwitekerezaho, kuko abagize ibikomere bose mu bwana siko bazagaragaza ubu burwayi, kuko nyine iza personalite zabo ziratandukanye. Ikindi gikomeye gituma umuntu aba uwo ari we akaba yanakwigiramo ubwo bushobozi bwo guhangana n'ibibazo umuntu ahura nabyo mu buzima, harimo nanone ikintu cy'amateka ye. Yaciye mu buhe buzima, yabayeho gute, uko wabayeho bigufasha guhura n'ibindi bibazo bisa na bya bindi ukaba wagira gute, wabirenga cyangwa se wabishobora. Hakaza muri rero nanone n'imisusire y'umuntu ku giti cye,
kuko n'abana b'impanga hari ukuntu baba bateye mu buryo butandukanye. Abana ushobora kubafata kimwe ukabarera kimwe, bakiga hamwe, bakarya bimwe, ariko ugasanga umwe ararwaragurika undi yameze neza. Ni ukuvuga ngo tugomba no kwibuka yuko hari na kamwe ka muntu, niba niko nabyita, wa muntu nyirizina utandukanye n'abandi, nk'uko n'igikumwe cyacu gitandukanye n'icya runaka. Ubwo rero ni ukureba ngo genetikoma mu buryo bw'amaraso abantu b'iwabo bameze bate, kuko hari abantu usanga bagira amarangamutima ari debordante, arenga cyane, donc wamubabaza ukabona yababaye cyane birenze bisanzwe, cyangwa se wanamushimisha ukabona nta nicyo bimubwiye, ukabona bibaho. Izi mpembe zombi zibaho. Urumva rero biterwa n'umuntu, ariko nyirizina tugomba kumenya yuko izi ndwara ziri nephrotique, indwara zikomoka ku bikomere byo mu butoya, babyita les maladies néphrotiques. Ni indwara nyine zikomoka ku mateka yacu, akenshi zizaterwa n'uburyo twafashwe mu gihe tukiri batoya. Wowe mubyeyi ufite umwana ukiri mutoya, nashaka bari mu nda ya nyina, urukundo ni ikintu cyubaka imitekerereze, imyitwarire y'umuntu. Umwana ukiri mu nda ya nyina niyereka urukundo kuri se no kuri nyina. Nabonye abantu b'abasirimu batangiye kubikora, ugasanga umubyeyi arajya ku nda y'umugore we, araganira n'umwana, aramubwira ukuntu amukunda. Biriya bintu bimugeraho akabyumva. Umwana akivuka, mumurinde amagambo akomeretsa, mumurinde kumupfobya, mumubyinirire, umwana aboneka akunzwe. Nabwo ntimurenze igipimo, ariko umwana aboneka akunzwe. Nakosa mumuhane bitarengeje igihano gikwiranye na rya kosa yakoze n'imyaka. Nanone ikindi, nanone munamwibutse yuko yaje mu muryango wanyu mumukeneye, kuko hari igihe usanga buri gihe ababyeyi bereka umwana ko n'ubundi ni impanuka, uwo mwana ntakenewe, ubundi ugasanga rwose baramupfobya kugeza ku rwego rwiwe nawe iyo yirebye, iyo yiyumvise abona ntacyo amaze, ntacyo ari cyo. Ni ukuvuga rero umubyeyi wese agomba kumenya ko agomba gushaka umwanya wo kubaka icyo kintu mu mwana. Cyo banga, umwana wanjye uri hano, uri umunezero wacu, uri hano, uri igisubizo, uri uw'agaciro, kandi turagukunda. Uyu mwana yumva ko akunzwe, akura neza, ntanagira n'ibibazo bigendanye no kwiyima agaciro. Kuko aba bana wahoze bibaza uti ese ubu biterwa n'iki, bigaragara gute? Muzabirebe mwe mukunze kuba mwegera abana bakiri mu bugimbi no mu bwangavu, aba bana bagira bino bibazo akenshi usanga imiryango yabo idatekanye rwose. Ntuzarinde ujya kure umwana ugaragaje ibimenyetso bya hysteri, akenshi umuryango wabo udatekanye. Noneho ya makimbirane barimo babamo mu muryango, kuyakira bikamunanira. Yaba ari ku ishuri ukabona nyine umwana aratombotswe, atangiye kugaragaza ibyo bimenyetso bidasobanukira abantu benshi. Kuko no kwa muganga hari n'abashobora kugira imvugo itari nziza, ugasanga babeshya umwana cyangwa babeshya umurwaza ngo umwana nta kintu arwaye. Umwana arazahigiza bakavuga ngo nta gifa arwaye, ngo twabuze indwara. Bakapima mu ntuze mu mitsi y'amaguru, baba neurologue barimo barareba se koko afite ikibazo cy'umugongo bimeze gute, batari ko tutabona indwara. Uku kudasobanuka neza kw'iki kibazo, akenshi duhita tureba ngo ese ubundi uyu mwana ameze ate mu muryango, umuryango w'iwabo ubayeho ute? Ni umuryango akenshi ubatera ibi bibazo. Hakabaho n'ikindi kintu tugomba kumenya, ushobora gusanga abandi bana bavuka nabo nta kibazo bafite, ariko hari icyo twita malade désignée. Mu ntuze mu muryango, iyo systeme, uwo muryango nyirizina, urwo rusobe rw'umuryango, abana n'ababyeyi, iyo hariho umutekano muke, abana babanye nabi n'ababyeyi babanye nabi, nta mahoro ahari, hagaragaramo umwe cyangwa babiri babigaragaza mu buryo bw'uburwayi, abo twita nyine malade désignée. Ni ukuvuga bose ushobora kubona 5 muri 7 bameze neza, ahubwo uzasanga harimo akana kamwe katagira amahoro. N'abana batoya byo bijya bibaho no mu bana bafite 6-5, ukabona akana gahora kwa muganga, gahora karwaye, ariko mu by'ukuri ikibazo nuko ari we kimenyetso by'ibibazo biri mu muryango. Inama natanga nuko tukwiye kuzirikana ko ubuto bw'umwana, ubundi baravuga ngo igiti kigororwa kikiri gitoya. Niba ushaka ko umwana wawe azaba umugabo, kandi umwana apfa mu iterura, ni nawo mugani ujyanye n'iki kintu cyane. Umwana apfa mu iterura. Niba koko warabyaye umwana umukunze, kandi niyo umubyaye agutunguye, ariko yamaze kuba umwana wawe, niba koko uteganya ko umwana wawe yazavamo umuntu ushobora guhangana n'ibibazo by'ubuzima, mugenera umwanya, muha umwanya, umutega amatwi. Igihe wenda wagize igihe
kitari gito utari kumwe nawe, kugira ngo umenye ibikomere yagize mu munsi. Icyo gihe uko abona ko mutega amatwi niko abona yuko mu isi afite icyo asobanuye, afite umwanya muri ino si. Kuko uko umwana abaho yumva ari agisida, ari umuntu uri aho udafite icyo asobanuye, niko bya bintu bigenda bikitsindagira mu bwonko bwe, muri bwa bwonko bwibutsa. Umunsi umwe bikazamuganza bikamurusha intege, akaba yatangira kugira amapsikopatoloji, iburyo bw'imyitwarire idasanzwe muri sosiyete. Buriya na babandi usanga ari abicanyi, babandi usanga ari abantu bakora nyine ibihabanye na sosiyete, akenshi uzasanga inkomoko yabyo iri mu buryo bafashwe bakiri abana. Kandi uwo mwanya turawufite. Wenda urirwa mu kazi, ariko se nturi bugere mu rugo. Reba umwana wawe, umwana imyaka yose yaba afite, ushobora kuganira nawe, kuko uramumenya ukareba se umwana wanjye yiriwe neza, niba atiriwe neza ukamwiyegereza, ukamuhumuriza. Kandi icyiza cy'abana, iryo hungabana batewe n'ibyo babayemo ku munsi rinagenda vuba iyo umwiyegereje. Iyo umwiyegereje ukamuhumuriza, uba ucishijeho ka gome. Ubu sibye rwose ibyo bintu, akongera akagarura intekerezo nziza, akamenya yuko isi ni nziza, umuryango we ni mwiza, akubaka nyine ya self esteem uwo ari we, kuko yumva ko arakunzwe n'uw'agaciro. Cya gice kidakunze gukoreshwa cyane ntikizabe cyuzuyemo uburozi ngo bizamere nk'ikirunga kirutse, ko biba bimeze. Indwara bamwe bita iy'urukundo iravurwa igakira, ariko iyo itavuwe ikagira ingaruka zikakaye, nk'uko wabyumvise mu kiganiro cy'uyu munsi. Mu kinyejana cya 18 na 19, hysteri yabaye imwe mu ndwara yagaragaye cyane mu bantu b'igitsina gore. Uyu ni wo musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi. Nkwifurije kugira ubuzima bwiza, turinda abana bacu indwara ya hysteri. Dusubira ubutaha tuganira ku buzima bwacu. Umugoroba mwiza. Jye wumvaga Ndibyavu Rachel. Ubuzima bwacu, ubuzima bwacu. Ubuzima bwacu ni ikiganiro cya Radio Isangano ni buri wa kane guhera saa 12 kugera saa 12 n'igice z'umugoroba.